ikindi niba yari muzima uwitwa Ngwino Ndebe yaba ari we wamushoye mu kintu kandi abizi neza, kuko niba yaratinyutse kuvuga ngo tujya mu gipangu kirimo abantu bangahe kandi batuwe bamugendaho, bigaragare yuko yari afite icyo ashaka, yabikoze abizi, abikora bishaka, aravuga ati Ngwino, kuko igitsina gore kigira imbaraga ku bagabo, niwe wenyine wagira izo mbaraga zo gukura Sabe akamwikiza hariya. Ibyo bintu rwose mbibwire n'abantu badukurikiye, niba umuntu w'inshuti yawe ufite inshuti ugasanga igihe akugereyeho ari kugutandukanya n'abantu, inshuti yasanze ufite ugasanga ari kuzigukuraho, uwo muntu nushaka umusezerera, uwo nguwo rwose ni haramu, ni nk'ingurube ku musigiti, ntacyo azakugezaho, ntacyo azakumarira. Burya inshuti ni ya yindi iza ikakuzanira amaboko, ikaza nta muntu ufite ugasanga ikuzaniye amaboko, kuzana inshuti, ikaza ufite inshuti ugasanga irazongeye, ariko wa wundi uri kuza agusohora gukuraho abantu, uwo nguwo nta nshuti irimo rwose. Wowe udukurikiye nushaka umusezerera. ahubwo icyo nakwibaza ni kimwe, ntabwo ikibazo ari ibyo Sabe yakoze cyangwa se ibyamubayeho, yego, kuko umuntu wese ashobora guhinduka, ahubwo ubaye uri mu mwanya wa Sabe, yego, wicaye mu mwanya muri iki gihe wakora iki? Kuko bamwe baravuga ngo ajye kurega, abandi bakavuga ajye muri RIB, abandi buri muntu wese aramuha igitekerezo uko agishaka. Ubaye uri mu mwanya wa Sabe, wowe wakora? Rero ni nacyo kimbabaza, iyo abantu baje kuvuga ku kintu baza ari abafana, ntabwo baza bajya mu kuri, bahagarara mu kuri, kandi ukuri guhagarara ku mpande zombi. Noneho biratangaza iyo uri kuvuga ngo nagendeye nakajyane muri RIB, kariya kagore kitwa okay, kuri kumutuka gutyo utekereza yuko ejo nawe ari kuzaba uri gutuka wahuye n'ikibazo nk'iza kuri Gilbert. Ni ngombwa yuko mu kibazo haboneka utsinze n'utsinzwe, ntabwo abantu bashobora bose umuntu ngo aze ahuza abantu. Ntabwo ari ngombwa ko abantu utsinda n'utsindwa, yego, ahubwo nuko abantu bashobora kubona ikintu kimwe bahuriye bose bagahurira mu kintu kimwe. Ubwo bumwe rero nibwo nanjye ndimo kuvuga. Ese ubundi abigisha kimwe? Hari umugore witwa Pastor Mutesi, tubahaye ikaze kuri Isange TV. Aha turi ni ku Mbuga Garden, aho turi muri studio yacu, turimo turaganira n'umutumwa wacu Lucky, ndetse kuri kamera hari B-Bronze TV. Mu minsi ishize hagiye haba ibintu byinshi bitandukanye, saga cyane cyane mu bantu tuzi nk'abakomeye cyangwa se famous ku mbuga nkoranyambaga. Twabonye dufite saga ubu ngubu ikomeye ya Sabe, dufite saga izazibanjirije Yago, dufite saga n'abandi benshi batandukanye. Ariko tubona inshuro nyinshi iyo bibaye nta bantu bazi cyangwa se bamenye Imana cyangwa se bakora inkuru zijyanye n'ubutumwa bwiza bajya babasha kugira icyo bavuga kuri izo nkuru. Nk'umwe mu bantu bafite umuyoboro ucishwaho iyobokamana, watubwira iki cyangwa se wadufasha iki, watwumvisha iki kuri izo saga zigenda watangaho iyihe nama cyangwa se watangaho iyihe mboro kuri izo saga zigenda ziba ku binyamakuru byinshi bitandukanye? Okay, murakoze. Ndabasuhuje nanone abakunzi ba Isange TV. Mumbajije ngo saga ngo kuki nta bantu b'Imana bayivugaho cyangwa se bafite umuyoboro wa gospel ariko bayivugaho ubwo wenda abo tutabona, hari ukuntu wenda tuba dutegereje nka ba bantu bo hejuru, abapasiteri bakomeye, hari abapasiteri baratwizera, ariko nabo hari igihe babivugaho, ndetse ko wenda nta benshi ndabona babivugaho cyane. Hanyuma ku nkuru ya Sabe urumva irimo ibintu byinshi, noneho n'uyivuzeho ayivugaho uko ari. Buriya uwitwa Sabe cyangwa umuntu wese mu isi aba afite abantu bamukunda cyangwa se n'abafana cyane. Noneho iyo ikintu kibaye akenshi babafana bavuga nyine bihwanye n'uko bagufana cyane. Ariko ngiye ikintu mba mbonamo ahubwo mu bintu nk'ibyo ni uko abenshi iyo bavuze bavuga bihwanye n'uko bagufana, ntibavuga bihwanye n'ukuri guhari. Yes.
ni ukuvuga Sabe niba hari ikintu cyamubayeho ukivuze akanyurwa nk'ufana Sabe ntakivwe mu murongo wo gukemura ikibazo ku bantu bombi ngo aze wenda yunga niba ari Sabe ufitanye ikibazo n'undi wenda nk'uriya mukobwa witwa Karara niwe wazanye kiriya kintu niwe washoje iyi ntambara niwe wayitangije noneho uvuzeho aza iyo ari ku ruhande rwa Karara aza avugira Karara yaza ari ku ruhande rwa Sabe akaza avugira Sabe noneho ugasanga nta muntu uri guhagarara mu mpande ebyiri ngo atange umuti w'ikibazo ku bantu bombi mu buryo bwo kubunga icyo rero nicyo kibazo kiba gihari ngewe rero reka nanjye mbivugeho mu buryo bwanjye kuko nanjye ibyo byose mba mbireba uko byatangiye narakubonye ariko ngewe mu rundi ruhande ntabwo ndeba inkuru buri wese iriya nkuru ayivugaho uko ashaka ariko ngewe nanjye reka nyivugeho nkanjye ngewe nyine nkurikije Sabe tuzi Sabe nzi ngewe iyo ndebye iriya nkuru ye ntabwo mbona kiriya gikorwa cyabaye n'amafoto mbona ntabwo mbona Sabe tuzi ntabwo ari we kabisa ngewe icyo ngicyo ndanagihakana ntabwo mbona kuri ari Sabe ahubwo ikintu mbona kuri iriya nkuru cyaba cyihishe inyuma abantu benshi badakunda kugaragaza no guhishura kuko iyo ukurikije ahantu biriya bikorwa byabereye ugakurikiza uburyo nta security ihari ugakurikiza ko hari n'ibintu byari bisanzwe iyo bagaragaza ko uriya mukobwa ari ahantu yari atuwe aba ahazi arabizi neza ko hari ahantu ari ahantu hatuye abapangayi kandi abo bapangayi uwitwa John wafashe ariya mashusho yes uriya mugabo wafashe amashusho uwitwa Ngwino Ndebe yari abizi ko uriya mugabo aba hariyo kandi uriya mugabo bigaragara yuko yavuze yuko atuwe agira inama uwitwa Ngwino Ndebe amugira inama ku tuntu runaka bahuriramo ko ngutwo baratuzi cyangwa turumvikana ku bantu barebye ziriya nkuru ntabwo Ngwino Ndebe yari gutinyuka kujya gukorera ikintu hariya kikosa abizi neza ko hari abantu bamugenda batuwe baba muri icyo gipangu kandi bamugenda noneho ngo ajyane umuntu w'umusitari nk'uriya nka Sabe niyo mpamvu iyo mbirebye neza nkabirebesha ngewe ijisho ryanjye Sabe niba yaragiye hariya hantu ntabwo yahagiye afite ubwenge buzima ashobora kuba yari yarozwe ikindi niba yari muzima uwitwa Ngwino Ndebe yaba ari we wamushoye mu kintu kandi abizi neza kuko niba yaratinyutse kuvuga ngo tujya hariya mu gipangu kirimo abantu bangahe kandi batuwe bamugendaho bigaragare yuko yari afite icyo ashaka yabikoze abizi abikora bishaka aravuga ati Ngwino kuko igitsina gore kigira imbaraga ku bagabo niwe wenyine wagira izo mbaraga zo gukura Sabe akamwinjiza hariya kandi akamwinjiza abishaka azi n'icyagambire nubwo Sabe atakimenya ariko ngiye Ngwino Ndebe ntabwo namukura mu kintu cyo kuvuga ngo yaba ari wowe wajyana Sabe niba koko avuga ko yagambaniye ubwo mugore niwe waba yarabigize muri uru rugero kuko amafaranga burya kubisa aroroha iyo hajemo ubugambanyi habamo ibintu bikomeye nyine nawe urabyo ngewe rero nicyo kintu nabonye nzamubwira ngo ntabwo Sabe ngewe ari we nzi n'imbaraga afite na platform afite n'abantu yahostinze buriya yahostinze abantu bakomeye abavuga ibintu bizima abantu bubatse umuryango nyarwanda ntabwo yahindukira ngo arangize ngo ajye hasi kuriya ahantu hameze kuriya ubone yahafatiwe hatarimo ukuboko cyangwa se imbaraga zuriya mugore uzuriya mukobwa cyane ko bari inshuti batuwe bakorana mu buryo busanzwe niwe muntu wari kugira imbaraga zo kubikora yes nicyo ngicyo ngewe mba mbonamo abantu bavuga ariko ntago Sabe mubonamo ko ntago yarinjije bwa buriya buri rero turakumva uruhande uhagazemo ni ukuri mu gutanga viyawe ahubwo icyo nakwibaza ni kimwe ntabwo ikibazo ari ibyo Sabe yakoze cyangwa se ibyamubayeho kuko umuntu wese ashobora guhinduka ahubwo ubaye uri mu mwanya wa Sabe wicaye mu mwanya muri iki gihe wakora iki kuko bamwe baravuga ngo ajye kurega abandi bakavuga ajye muri RIB abandi babyo buri muntu wese aramuha igitekerezo uko agishaka ubaye uri mu mwanya wa Sabe wowe wakora iki mbaye ndi mu mwanya wa Sabe rero ikintu cya mbere nabona ndi Sabe ikintu cya mbere nabona ni ukubanza kumenya ngo aba bantu donc ndi Sabe ikintu cya mbere naba mbonye ni abantu mbana nabo
abantu mbana nabo aho ngaho niho nabanza kureba nkavuga ati ewa kumbi burya abantu ni abangaba, kubera yuko iyo abantu bari gutanga ibitekerezo buriya nubwo wenda tutekereza ko Sabe atari gusubiza, ariko abantu batanga ibitekerezo iyo ari bari ku ruhande rwa Sabe akenshi iyo gitanze ni Sabe tubona. Noneho abantu bari gutanga ibitekerezo bari kuza bari ku ruhande rwa Sabe, isura bari kuzamo ngewe iri kuntera ubwoba kuko bari kumwicira isi, bari kuza bagatuka, bari kuza bakavuga bati mbese bagakoresha iki ibitutsi, keretse abantu bake cyane b'ubwenge, ariko abantu benshi bari kuza ngo Sabe ngo kare akagore ngo aba bagambanye ngo nabo ngo wabageza nkariya. Noneho Sabe ngewe nzi ntekereza ntabwo akeneye kurwanya intambara imeze gutyo yo gutukana, yo kuza ngo atuke, kuko iyo tugomeje niba Sabe naza agatuka na babandi atutse ejo bazongera bamutuke, urumva tuzahora mw'iyo saga, mbese ukoze icyaha undamwishyura, ukoze icyaha undamwishyura. Ahubwo ngewe Sabe icyo mbona uyu munsi wa none akeneye kwicara agatuza, yamara gutuza akabanza akareba ati inshuti nkeneye n'izi, kuko ngewe urugero hari ukuntu ugira inshuti igashaka kujyana mu murongo wayo, ugasanga inshuti igusanganya inshuti ariko zikumaze. Ibyo bintu rwose mbibwire n'abantu badukurikiye, niba umuntu w'inshuti yawe ufite inshuti ugasanga igihe akugereyeho ari kugutandukanya n'abantu, inshuti yasanze ufite ugasanga ari kuzigukuraho, uwo muntu nushaka umusezerera, uwo nguwo rwose ni haramu, ni nk'ingurube kumusigita, ntacyo azakugezaho, ntacyo azakumarira. Burya inshuti ni yayindi iza ikakuzanira amaboko, ikaza nta muntu ufite ugasanga ikuzaniye amaboko, kuzana inshuti ikaza ufite inshuti ugasanga irazongeye, ariko wa wundi uri kuza agusohora gukuraho abantu, uwo nguwo nta nshuti irimo rwose, wowe udukurikiye nushaka umusezerera. Nibyo rero nkubwira, Sabe nawe ntabwo akeneye abantu baza gutukana, ntabwo akeneye abantu baza gutuka abantu bamuvuzeho. Sabe akeneye abantu bamwicaza akabanza akitekerezaho akaruhuka, bakamubwira bati komera, nubwo bimeze gutyo uri umuntu uruwato. Burya niyo umuntu ushaka ko yihana nubwo yaba yakoze icyaha, ntabwo umusteresa mu mutwe, uramuturisha ukamwereka rwa rukundo, ukamwereka wa mutima w'imbabazi. Hanyuma iyo amaze kugira umwereka buryo ki niba hari n'ikosa afite akwiye kwicara agatuza agashaka uburyo yarikemura. Noneho Sabe ngewe ndiwe uyu munsi wa none inama namugira ntabwo ari ukumubwira ngo jya muri ribu ukora ibintu, kandi igitangaje ugasanga n'abantu babimubwira ni abantu basomye Bibiliya, ni abantu bagakwiye kuza bakemura ibibazo. Ahubwo nge namubwira ngo Sabe nabe Sabe dusanzwe tuzi, Sabe nabe wa Sabe usanzwe akora ibiganiro bihuza abantu, usanzwe akora ibiganiro byiza, usanzwe akora ibiganiro by'isanamitima. Noneho nawaze agaragaze bya bindi yigisha n'ibyo ajya avuga tubimuboneremo, hanyuma namara kuba uwo nguwo atuze akora ibiganiro bye, abe wa muntu uhindutse. Niba yakoraga n'ibiganiro biri nk'uko babimushinja abireke, tubone Sabe watangiye gukora ibiganiro noneho bizana urukundo mu bantu. Niba yakoraga ibiganiro akoraga inkuru ku bantu zitanubaka, ibyo ngibyo abireke abe wa wundi, kubera yuko abantu narababonye bo bakunda umuntu uhindutse. Kandi na wa muntu ugushuka ngo gera gutya ngo hangana. Iyo umaze guhangana, urugero ushobora guhangana wajya n'umuntu muri ribu, urumva Gilbert dukeneye Sabe tuzi, ariko kandi wimakaza ubumwe, wimakaza n'ubwiyunge kuruta kwimakaza kwihorera, kwimakaza uwangiriye nabi nanjye mwiture mwereke ko ndenze, ntaho twaba tugana. Rero ni nacyo kimbabaza, iyo abantu baje kuvuga ku kintu baza ari abafana, ntabwo baza bajya mu kuri, bahagarara mu kuri, kandi ukuri guhagarara ku mpande zombi. Noneho biratangaza iyo uri kuvuga ngo nagende nakajyane muri ribu kari akagore kitwa kara, okay, kuri kumutuka gutyo utekereza yuko ejo nawe ariko uzaba uri gutuka wahuye n'ikibazo nk'icyo, nyine ari byo tuzahoramo. Ariko Sabe ashobora kuza akazana amahoro mu ntambara nk'izi, akaza abamufashe biriya byose akabababarira, cyangwa se agatuza. Niba ari ikibazo bafitanye cyatumye bakora biriya bamugendaho nka buriya buryo, agatuza akabereka wa mutima mwiza n'urukundo. Birangiye rero ibyo bintu bariya abantu buriya nta nkuru imara, nta nkuru, inkuru zose ubona ko zigenda zisimburana, nta yitinda. Iyi nkuru yarangira kandi ikarangira Sabe abantu bavuga bati ni umugabo, kuruta ko hari amaraso akora, kuruta ko hari abantu ajyana mu bibazo,
nubwo bamujyanye mu bibazo ariko we yabazanira wa mutima w'urukundo kandi uriya mutima ni nawo wa Yesu. cyane. niyo mpamvu mbabara iyo mbonye abantu b'abapasiteri cyangwa se bavuga ko bakorera Imana iyo baje bari gufana ntibazana umuti w'ikibazo ariko umuti uri ni ngombwa yuko mu kibazo haboneka utsinze n'utsinzwe. Ntabwo abantu bashobora bose umuntu ngo aze ahuza abantu. Ntabwo ari ngombwa ko abantu gutsinda n'utsindwa, Yego, ahubwo ni uko abantu bashobora kubona ikintu kimwe bahuriye bose bagahurira mu kintu kimwe. Ubwo bumwe rero nibwo nanjye ndimo kuvuga, nibwo dukeneye. Rero akenshi iyo saga zabaye abantu baraza, umwe akazana kimwe undi akazana ikindi. Nibyo navuze, hari umugore nigiraho, ese ubundi abigisha kimwe. Hari umugore witwa Pastor Mutesi, ngiye waranyigisha kandi ibi navuga n'ubuzima bwabyo abubamo. Ni umugore uvuga urukundo ariko wanamuvugaho kuko akunda kuvugaho kenshi, akavuga ati niba izina ryanjye riri kugaburira nta kibazo, cyakora wirinde kuzanamo umuryango wanjye kuko ntabwo waje kuri social media, ariko njyewe niba izina ryanjye ryakugaburira nta kibazo ibere. Uwo mugore baramuvuga bakamutera imijugujugu ariko nta muntu n'umwe arajyana mu manza, waratuza kandi bikijyana bikirangiza. Niyo mpamvu mbabwira mw'abantu mwe muba kuri social media, mwige guhuza abantu mu rukundo, mwige gukemura ikibazo mu rukundo, mu buryo bw'ubumwe, mu guhuza abantu, mu kubagira umwe, aho kuvuga ngo wihorere gutya ngo igirire gutya. No, kuko uko kwihorera niko na runaka azaza yihorera. Twazahereza hehe? Twazarangirira hehe? Bikwiye byose gusoreza mu rukundo. Niyo ntsinzi njyewe mbona, niyo ntsinzi mbona ku muntu wese, kandi iyo ntsinzi nihagira ubasha kuyitsinda mu bantu bose bavuga akayitsinda, nzi neza ko azakurura na babandi bari abanzi be. Siko ari ijambo rivuga ngo imigenzereze y'umuntu inejeje Imana bituma n'abanzi b'uwo muntu nabo biyunga nawe. Na wa muntu wakugendagaho ugasanga kwiyunzeho kuko watsinze mu kibazo mwari mufitanye. Rero murakoze, njyewe niko byumva kandi numva ari mpagaze mu kuri, ntawe mbereye, njye ndashaka ubumwe nibwo mbona. Mu yandi magambo ushatse kutubwira yuko inama wahasabye Yego, ari kuko ntashobora kugira urukundo keretse abanje kuza ku Mana. yego, Nimba yari yarayivuyeho ayigarukeho, yego, nimba atararejyaho ayize yego, kugira ngo agire urukundo cyane rwose. Ni ukuvuga ngo nk'uko uriya muti twari tumaze kubona kugaruka ku Mana, ndetse Imana ikaba ari imitoza urukundo. Iyo niyo nama wagira Sabe. Donc nawe nibyo wakora biramutse bikubayeho. Ndahamya nashidikanya yuko iyo nama n'undi wese niyamugira, ndetse nk'umuntu wese uzi Imana niyamugira. Nkaba mboneyeho kugushimira ku bw'iyo nama utanze no gutanga umusanzu wawe mu gukemura amakimbirane, nubwo bitoroshye ariko birashoboka. Asigaye ni ugusenga kugira ngo Imana yoroshye umutima wa Sabe, ndetse yoroshye n'imitima y'abandi bose, kandi bose bamenye ko Imana ikiza kandi Imana igira neza. Turagushimiye cyane kubw'umusanzu watanze. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Ciao ciao.